Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze baca muri hatandukanye, twizere ko mumeze neza cyane kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru wa tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 uri kuri Viva. Twamaze kugera mu karere ka Gicumbi. Ese imyitozo mu karere ka Gicumbi iteye ite? Rayon Sport abakinnyi imanukanya no mu karere ka Gicumbi ni bande? Ese abatarahagera bo bazagera ryari? Rayon Sport icumbitse he? Byose biteye bite? Urugendo rw'Igicumbi rwose rw'uyu munsi ndaza kurugarukaho mbabwire nuko gahunda y'imyitozo ihagaze. Turaza kuba kuri urwo rugendo, hanyuma duce mu bakinnyi Rayon Sport iri kwifuza, iri kuganira nabo. Ndababwira izina rya nimero 10 tayari namaze kuba ndikandagira neza cyane nta kibazo. Izina rya rutayizamu naryo muri iki kiganiro ndarifite, ntuze kugira ikibazo. Turavuga ku muwinga wamaze gusinyira Rayon Sport, hanyuma kandi nanone turaza kuganira neza cyane ku bandi bakinnyi bose Rayon Sport ikomeje kwifuza cyane cyane bagomba kuza kongera amasezerano bamwe muri bo. Hanyuma turaza kuva aho ngaho turebe byinshi bitandukanye bikomeje kuvuga muri equipe ya Rayon Sport kuri uyu wa mbere. Imyiteguro ya Rayon Day, umunsi w'igikundiro. Ese ibikoresho Rayon Sport izakoresha bigeze he? Ndavuga imyambaro cyane cyane biteganijwe ko tariki ndababwira muri iki kiganiro igomba kuzaba yamaze kuba released, yamaze gusohoka nta kibazo. Hanyuma turavuga ku buryo bw'akanyenyeri umukinnyi abafana mugomba kuza kwa mwigurira nkuko nanababwiye muri weekend. Rayon Sport yamaze gutereka ubwo buryo hanze muzaguramo umukinnyi wanyu. Navuga ngo izo ni zimwe mu ngingo zitandukanye turaza kuganiraho muri iki kiganiro. Makuru menshi cyane yo uraza kugenda uyumva neza cyane gake katono malembe. Nitwa Tuyishime Gilbert, nongeye kubaha ikaze no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye turategura tukanabagezaho ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV. Twamaze kwitereka Igicumbi, ndibaza ukuntu uzabigenza ukurikirana amakuru ya Rayon Sport. Niba utarakora subscribe ahangaha kuri Viva, nicyo gihe nariko kanya terekaho ibikoresho byacu byose twabimanuye, kamera zacu, recorder zacu, ko murabona ko nk'ubu nkoresheje recorder. Impamvu ni iyihe ndaza kubigarukaho mu kanya gato cyane, ntimuze kujya kure. Hanyuma ukibona ikiganiro cyacu rwose ugomba guhita ukirayikinga, ariko ako kantu nkavuze nihuta ariko mukazirikane. Niba ushaka kuzakurikirana imyitozo ya Rayon Sport Igicumbi, bizabera Igicumbi byose, kora subscribe hano kuri Viva kubera ko ahandi hose bizagorana. Hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo I appreciate cyane. Kubera izo mpamvu munyemerere iki kiganiro nzemere kuri comment zayo mwaraye muteye nijoro. Zari comment hafi 235. Urumva ko izo comment rwose kutazinyuramo ngo nzisome kwaba ari ugupfobya bazanditse, ariko icyo nabonye cyo nuko mushobora kuba mukunda akantu k'agasuti k'akaveste n'ingaruka rwose imbere ya kamera, kuko ubungubu ngiye kujya mbaha ibiganiro ngaragaza imyitozo gusa n'abakinnyi bashya. Ngenzongera kugaragara nyuma tuvuye ahangaha mu karere ka Gicumbi, nta yindutse rwose. Utuntu tw'udukote nuko twitaho cyane. Ibitekerezo byanyu reka ndebe. Hari uwitwa Fabrice Muhirwa ati Gilbert ubona ko yambaye neza, ankandire ku gafoto nanjye nzamuke Viva Rayon Sport, aterekaho utu staff tw'uturabyo. Hanyuma uwitwa Egide Kwizera ati uzajye ujye ushyiramo background yawe n'akaririmbo ka Murera muvandimwe wacu, courage kabisa, sante biraje vuba cyane ntugire ikibazo. Hanyuma uwitwa Senga Wizeye Porte ati well dressed, thank you bro. Hanyuma uwitwa ibyo ni ibitekerezo byanyu. Uwitwa Mupenzi Jean Marie ati very smart bro, uvuye kuvumba hese man ati cyangwa uvuye gusenga. Ewana ni kimwe muri ibyo kabisa, ntabwo wibeshye cyane. Hanyuma uwitwa Mutoni Wase Fabiola ati Rayon oye. Hanyuma uwitwa Nshimiyimana Felix ati turi kumwe bro, asante. Uwitwa Ishimwe Salomon ati Rayon nyihaye ikaze Igicumbi kuko nanjye niho nibera ati Yutabu. Ubwo tuzigomba kuza guhuza muvandimwe Salomon.
hanyuma witwa Hitimana Slivande ati mukomere cyane, turagukunda cyane, murakoze cyane abasa, nanjye murabizi ko mbemera. Witwa Simon Pierre umwanza avugiriye ati sha Gilbert ati ndakwemera cyane, ngukurikiranye iminsi myinshi ariko kuri reyo baguharire uri uwa mbere, murakoze cyane. Witwa Egide Iraguha ati niba bihorere barahenze, ubwo yavugaga niyo mugabo Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco ati nta nubwo ujya utubeshya nk'abandi bose, we ni yitwa Ngendahayo Innocent, iryo ni ikosa ntajya nkora. Hanyuma witwa Imana Sostene ati wambaye neza cyane muvandi, thank you. Witwa Twamugize Viatel ati abo baba abagambanyi pe, nawe yavugaga Ruboneka niyo mugabo Claude. Witwa Jerome nta gahinda ati wambaye book papa urakoze cyane. Witwa Dusengimana Claudine ati Gilbert turabakunda kandi turakwemera, wambaye neza pe, urakoze. Hanyuma witwa Nzabihimana Gustave ati wambaye neza sha, sante. Witwa Diodone kwitonda ati omborenga yaraduhemukiye. Hanyuma witwa Dusengimana Muhammad ati welcome brother, wow it is very nice papa, ati rasa neza kabisa, Henry Musanga yateretseho mukataba bye neza cyane, ndaje ndaguha update za muri iki kiganiro. Ibitekerezo byanyu ni byinshi, byari ibitekerezo 235, urumva ntabwo nari kubyirengagiza, ariko reka wenda nce mu mazina yanyu. Harimo witwa niyo mugabo Simon Bakundukize, Bernard Regis Mazimpaka, Ibaho Drogoba nakubonye cyane, Senga Wizeye Prote, Twamugize Viateli, Mukeshimana Benjamin, Ndayisenga Daniel, Akimpaye John, Emma nakubonye neza cyane, oya ni Eme nakubonye, Nsabimana Emmanuel nakubonye, Nishimwe nakubonye, Nkezabera Victor nakubonye, Nshimiyimana Jean nakubonye, Kamuhanda Peter nakubonye, Beritra igira neza nakubonye, Gasigwa Evariste nakubonye, Mugirwa na Kesharde nakubonye, Nsabimana Samuel nakubonye, Adelphine Uwamahoro nakubonye, igira neza Bertrand yagarutse, Nitegeka Emmanuel nakubonye, Ntirenganya Evariste nakubonye, mwari benshi. Hanyuma ariko n'umushumba wanjye rwose abyumve ko nawe ntabwo namurengeje ingoye, mwe mu bapasiteri bakunda ekipe ya Murera. Nabonye Rayon Sport ikundwa n'abapasiteri cyane, yitwa Pasiteri Nepo kabisa, nawe reka tumusuhuze, Mungu ariho Nepo, nawe ubutumwa bwawe rwose nabonye kandi nagushimiye. Ubwo byari ibitekerezo byanyu bitewe n'uburyo byanshimishije, navuze ngo mbere yo gutangira ikiganiro cyari cyo cyose ibitekerezo byanyu ngomba kubicamo gake nkabanza rwose nkabashimira. Hanyuma rero twamaze kuba tugera mu karere ka Gicumbi, ibintu birakomeye cyane, birashyushye, ibintu ni fire moto. Rayon Sport yamaze kuhagera mu kanya gato cyane, ku isaha y'isa 11 nibwo isesekaye. Rayon Sport yatinze guhaguruka mu mujyi wa Kigali kubera izi mpamvu zikurikira. Reyo yagomba guhaguruka i Kigali mu gitondo, ariko kubera ko ejo muri weekend biriwe bakora icyo bita medical test y'abakinnyi bose, byabaye ngombwa ko ari ibisubizo bategereza, bityo Rayon Sport yahagurutse mu mujyi wa Kigali ijya i Gicumbi ku isaha y'isa 9. Saa 9 urumva iyo saha ntabwo gutuma ikipe ikorera imyitozo iri furu yuzuye byagoranye, ni nayo mpamvu uyu munsi nta kintu kijyanye n'ikibuga murabona, ariko ejo bwo byo rwose n'urucabana. Rayon Sport Hotel icumbitsemo, kubera ko ntarahura n'abaherwe bayo ngo tugire ibyo tuvugana muri iyi minsi ndabandi Gicumbi, ntabwo ndayivuga, ariko ni hoteli nziza cyane. Iyo hoteli mbaye nyibashimiye, mwumve ko ahantu Rayon Sport iri ari ahantu heza cyane.
ikindi Rayon Sport nabonye bayakiriye neza, bayakiranye na yombi, bimwe bavuga ngo buri hantu hose ugeze haba hari umureyo, no muri hoteli iriyo icumbitsemo nabonyemo abareyo benshi. Hanyuma Rayon Sport yamanukanye delegation irimo abatoza batarimo Bakame, kubera ko Bakame we mbere yuko Rayon Sport iza hano mu karere ka Gicumbi, murabizi ko yahuye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport baraganira bemeranya gutandukana. Ntabwo ari Rayon Sport yasabye gutandukana nawe, ahubwo we ngo yirebaga mu mishinga ya Rayon ntiyibonemo, ariko nanone ntabwo nyine hari umuntu waremewe kuba muri ekipe runaka. Ubwo rwose niba atibonagamo icyari kiza kuri we nikirayakoze, nanjye nicyo nakora mbaye ndiwe. Hanyuma uditi wa ekipe Dailan bazanye abarimo ba Wasili, rwose bo twageze Gicumbi mu gitondo kare, hakiri kare cyane. Hanyuma staff technique yose nyine mu byumve ko ihari, bose barahari. Rayon Sport yaherekejwe neza cyane kandi yanakiriwe neza. Hanyuma rero Rayon Sport iratangira imyitozo yayo iri furu ku munsi w'ejo kwa kabiri neza cyane, nibwo iratangira umwitozo mwiza wuzuye. Rayon Sport izajya ikora imyitozo kabiri ku munsi. Mu gitondo bazajya baramukira mu myitozo barahera ku myitozo ya Shifoma nimba ariko navuga, cyangwa ya myitozo nyine ya physique. Ubwo mwambari agomba kuba ari mu kazi, mwambari Serije. Hanyuma nimugoroba mu cyumweru cya mbere naho bazajya bakora physique cyane, noneho mu cyumweru gikurikiyeho nibwo mu gitondo bazajya bakora physique, bakore no kuri baro gakeya, nimugoroba bagaruke noneho bakora kuri baro cyane cyane bakina deka. Bagomba gukina deka cyane. Deka se ni muyizi, ni kwa kundi nyine bagaba ama ekipe abiri, bagakina bakabasha kumenya urwego rw'abakinnyi Rayon Sport ifite. Muri make uru rugendo nta nubwo ndarutindaho cyane, basesekaye amahoro. Wenda nihuse cyane bamwe mu bakinnyi Rayon Sport yamanukanye ifite, mwabyumvise ko harimo 5 baba U20 bakiri bato cyane bavuye mu academy. Ni byiza cyane. Hari n'abantu bajya bampamagara bambaza bambwira ngo ko dufite impano ngo dushaka gukina mu academy twabigenza gute? Aho ngaho rwose umunyaye muri domaine itari yanjye, aho ngaho ntacyo nagufasha ko ntago urumva, ntago narinda mbwira umutoza ngo ko mfite umwana ngo iki agati umutaramusaka, ahubwo numva ari bitumingi. Ngiye icyo mba mushakaho ni zandani, none urashaka ko jya kugusabira. Ubwo harimo abo bana bo muri U20, harimo kandi uwitwa Charles Chaplao mu bakinnyi bashya, arimo neza cyane, yamaze kuba hagera, arimo neza. Uwitwa Matumona nawe n'umwe mu banyamahanga, abandi niba abakinnyi b'abanyarwanda nyine banisinzwe Christian, Bankundimana Fabien, abo bose bamaze gusinya, ba Mubaraka barahari neza cyane. Abo bakinnyi bose Rayon Sport yari ifite nabo bari guteganya kuba batandukana, bose bagomba kuza gutangira imyitozo aha ngaha mu karere ka Gicumbi. Ubwo muri abo ngabo bashobora gutandukana na Rayon Sport harimo abo ba Ishimwe Fisto baracyaganira, harimo ba Rushema Chris, ibiganiro biracyajya mbere. Witwa Dirisa Kuyatewe rwose ngo ni home sweet home, we yarakabye ntaho ashaka kujya, warashaka kuguma muri Rayon, nawe arahari mu bagomba gutangira imyitozo. Kandi ubwo ntuze kumamo Bakwiza Olivier kubera ko basoje amasezerano ntabwo barongera, turaza kubagarukaho. Ubwo uraza gusangamo ba Yves, ubwo nibo bagomba gutangira imyitozo. Muri make abakinnyi bazagenda bagera muri iyi kampu gake gake, kuko nk'abakinnyi babiri barimo Jingale ndetse n'uwitwa Antonio wa Muinga bagomba kugera i Kigali nta gindutse ku munsi wo ku cyumweru. Ubwo bivuze ko bazajoininga kampu kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ntacyo bitwaye kubera ko nabo batinze, kubera ko bari gusoza shampiyona y'iwabo. Hanyuma ubwo abandi n'abaza kugenda bongera amasezerano, turaza kugenda tugarukaho gake gake. Hanyuma rero niba munyemereye reka twigire muri transfer, reka tujye muri transfer. Urugendo rw'Igicumbi rwo ntimusahuranwe, ndiyo ku bwanyu, ndiyo
nta kantu na kamwe kazigira kabacika. Niyo byaba ngombwa kubera impamvu z'akazi nkavayo bakampamagara by'igitaraganya nkahita mvayo, ariko kuba namaze kwakandagira ngomba gusiga nesta ibintu byanjye neza cyane, ku buryo wowe wakoze subscribe hano kuri Rayon Sport TV washaka amakuru ya Murera utazigira uyabura nkuko bisanzwe. Ubwo rero niba munyemereye nicyo nari mvuze, reka duhindure ingingo tujye muri transfer. Nari nabemereye ko kuwa mbere nk'uyu nguyu aribwo turaza kujya ku mazina, tugatangira kurekura amazina y'abakinnyi Rayon Sport ishaka. Nari nababwiye nimero 10 w'ishanyarazi, ariko aba bakinnyi nabarebye ngewe ndebye amaprofile yabo maze iminsi nyareba, numva biteye ubwoba, numva kubabona n'ibintu ushobora kutaza korohera Rayon Sport, kubera ko uyu mutoza uyu muditi Dylan yakunze kuba mu bihugu by'abafaransa byakoronijwe n'abafaransa. Ubwo nizo za Mali, izo za Benin nyine zikoresha igifaransa, izo za Côte d'Ivoire, izo za Burkina Faso. Tuzabona abakinnyi benshi bava muri iriya regiyo, ariko icyiza kirimo kinaryoshye nuko abakinnyi bava muri iriya region ni abakinnyi n'ubundi beza bashobora gufasha ekipe ya Rayon Sport. Bitandukanye cyane no kuvuga ngo uzanye umunyamari umaze igihe adakina nka Suleiman Daf, uzanye umunyamari wavunaguritse. Aba bakinnyi Rayon Sport iri kurambagiza bose bari kuri abakinnyi bakiri bato bazayifasha. Rayon Sport rero yagiyeyo ibona umwana ufite imyaka 22, urumva atakiri urwaruka se, n'urwaruka. Attacking midfielder akina kuri nimero 10 hatari, aratyaye, niyo nababwiye. Ubwene gihugu ni Mali. Iyi ekipe yayigezemo 2024 ikipe arimo ngiye kubabwira nibwo yayigezemo. Uyu musore akaba akinisha akaguru kiwe k'iniyo yengirindwa mubi cyane. Midfielder, attacking midfielder. Abashinzwe kumucuruza bitwa GPS agence yitwa GPS. Ashobora gukina attacking midfielder, ariko ashobora no gukina nk'umuwinga, right winger and left winger, iburyo n'ibumoso. Aho hose ashobora kwakina. Muri ekipe y'igihugu ya Mali yahamagawe mu mukino Mali yatsinzemo ekipe ya Iran, yatsinzwemo na Iran ibitego 2-0. Iyo Mali yahamagawemo ni umukino wakinwe tariki 6 z'ukwe, tariki 4 oya tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu n'ejo bundi 2026. Uwo mukino uyu muvandimwe ngiye kubabwira yawukinnyeho. Hanyuma ntabwo mbona igihe amasezerano ye azarangirira ahangaha muri ekipe ya AS Rio de Bamako, niyo kipe akinamo uyu muvandimwe. Bakaba bamwita amazina yombi yiswe n'ababyeyi Issa Jigwiba. Bamwita Issa Jigwiba. Uyu ni nimero 10 hatari. Nari namubabwiye. Uyu Issa Jigwiba amaze iminsi aganira n'ikipe ya Rayon Sport, ibiganiro bigenda rwose gake gake, ibiganiro bigenda gake gake, ariko n'ubwo ntabwo byari byarangira. Ariko bageze kuri final stage, batangiye bumvikana ku mafaranga bagomba kumuha uyu Issa Jigwiba. Hari amafaranga abasaba, Rayon Sport nayo hari ayo imuha. Biragorana, bakomeza kuganira bagira ngo barebe ko bahurizamo hagati. At the end of the day, cyangwa se nyuma na nyuma, birashya bishyira ko bari kugenda bahuza uburyo bw'imikoranire bugiye gukunda
uyu musore akazaza gusinyira Rayon Sport mu minsi mike cyane. Bamwita Issa Jigwiba, nimero 10 hatari, nayo nayibasezeranije. Issa Jigwiba yambara nimero 10 mu mugongo. Hanyuma uyu Issa Jigwiba ama ekipe yakiniye, yaciye muri ekipe yitwa Yelen, aca muri ekipe yitwa US Buguba yo muri Mali. Izo ekipe zose nizo muri Mali. Yavuye muri iyo ekipe yitwa US Buguba 2023 nibwo yahise ajya muri, yaheze mu 2023 yayivuye mu 2025 agiye muri AS Rio de Bamako. Ariko aho hose witwa Dairan ngo yaramukurikiranaga cyane, ngo ni umunimero 10 mwizazi uraza agafitinga muri ekipe ya Rayon Sport. Kabisa narebye highlight, nubwo highlight rwose ari ukuntu zibeshya. Hanyuma uyu mu right winger yabaye MVP wa championa ya Mali. Arakomeye cyane. Uyu mu right winger muri ekipe ya AS Rio de Bamako, iyi kipe igera mu matsinda afitemo ibitego 17. Bamwita Issa Jigwiba. Ago se Rayon Sport muraza kuyikizwa niki? Abayivuze narababwiye ngo we mabure narakubwiye. Mabure Issa Jigwiba nakangaranye profile iraremereye cyane. Nukuvuga ngo reyo ni mumanura, kandi Rayon Sport ifite n'ubushobozi bwo kumumanura. Rayon Sport rwose ubwo bushobozi irabufite, ntawe busaba, nta n'uwibwinginga, ahubwo yo ubwayo nka reyo ubushobozi bwo kumanura Issa Jigwiba irabufite. Terms and conditions, rules and regulations, iyo niyo etape igezweho, niyo etape y'umunsi wa none turiho. Ubwo izina ndaritanze, icyo ngiye gukora ni iki? Ni ugukomeza gukurikirana. Urumva twagiye, uwo ni umwe, uwo ni nimero 10, ntabwo mbatindaho. Hanyuma ariko muze kwitonda, kubera ko Rayon Sport iri kuba ifite ama profile arenze imwe. Buriya ba DT ba Rayon Sport n'abatoza staff technique ntabwo bicaye gutyo gusa, bicara baganira amadosiye, bubukura batangura ku buryo usanga baba bafite izina rirenze rimwe. Kuri iyi nimero 10 bafiteho n'umunyasenegale nawe batekeza ko ngo uyu Issa Jigwiba byanze batajya kuri uwo munyasenegale. Nibyo nababwiye ngo uyu mutoza, uyu muditi witwa Dairan, we mu bihugu byakoronejwe n'abafaransa cyangwa se by'igifaransa niwe yagiye abigihe kinini. Rayon Sport igiye kugigira abakinnyi, ishobora no kugira gutyo ukabona imugurishije ku mugabane w'i Burayi, kubera ko we ari kubazana babwira ngo murabona Rayon Sport ni ikipe ikomeye, ni ikipe iransa abakinnyi, ni ikipe yagiye itanga abakinnyi makipe aremereye, ni ikipe ishobora kutaguha ibya mirenge, ariko ushobora kuza wagira sezo imwe nziza ukaba wizeye ko nawe fitire yawe ari nziza, ko ahazaza hawe ari heza. Muri make aba bakinnyi bari bazaza, uzemera kuza akumvikana Rayon Sport rules regulations bakumvikana, agomba kumanuka hano i Kigali abizi neza ko aje gukora, ko agiye kuza nk'umutravayeri, nta bintu byo kuryama, kugira ngo akomeze arure inzira ze, akomeze yendereye. Rayon Sport kandi iri kuri rutazamu hitwa Ibrahim Doumbouya. Uyu Ibrahim Doumbouya akaba ari rutayizamu nawe ufite amamoko, yewe birakomeye cyane. Uwo numwe ariko Rayon Sport kuri ba rutayizamu batatu. Aka kantu nakababwiye, narakababwiye, hari umu rutayizamu wo muri Nigeria bavuganye. Uyu nguyu ngiye kubabwira nawe ni umunyasenegale. Uyu musore, uyu rutayizamu ngiye kubabwira witwa Ibrahim Doumbouya, ni umunyasenegale. Urumva
uyu nawe afite ibitego 17 nawe nabonye atoroshye. Gusa we Ibrahima Dumbuya afite imyaka 28, we urumva ko akuzemo ukuntu akinira ekipe ya Jaraf yiwabo muri Senegal. Uwo n'umwe uvugwa. Abandi babiri andi se twabagarutseho ba Godwin Obeja twamuvuzeho. Noneho ejo naje ndababwira twitwa Victor Mbawoma muri Rayon Sport ati mukire birarura. Uwo Mbawoma we yamaze kumvikana n'ikipe ya Police tayari, agomba kuzaba ari umwataka wa Police muri Sezita. Uwo ngo Rayon Sport ntabwo yari muriho. Hanyuma uyu rutayizamu nawe ibiganiro birakomeje. Hakaba umuwinga wundi wamaze gusinyira Rayon Sport nawe. Uyu muwinga ni umunya Central Africa, arava muri Central Africa Republic. Ubwo agiye kuza yiyongera ku muwinga w'umunyamahanga wundi wamaze gusinyira Rayon Sport witwa Otiso Kojo Antonio. Uyu Antonio yamaze gusinyira Rayon Sport rwose. Biteganijwe ko azagera no mu Rwanda tariki ku cyumweru, ntago ari kera. We azazana na Ibrahima Jingale, bazagera hano mu Rwanda rwose. Ayo makuru nayakandagiye handa aho ndahangaye Igicumbi, nayikandagiriye nyiherewe n'umuntu ntashatse kugarukaho. Uwo muwinga rero we ngo yamaze kuranzanya na Rayon Sport ibintu byose, ntabwo nari namenye izina rye, ariko nawe ewane ngagapira bagatwara. Rayon Sport ishobora kuzatera abantu isereri. Rayon Sport narababwiye, ariko ba Mabure mbaho ubutumwa bwaho ndavuga nti we Mabure wipanga kuri Rayon ufite ibibazo. Ubwo rero angamba bwema amazina 3, uyu Isaji Gwiba ndetse n'uyu witwa Ibrahima Dumbuya n'uyu muwinga wamaze gusinya w'umunya Central Africa. Ubwo nawe ejo kwa kabiri izina ngomba kuza kuba ndifite neza cyane, ariko ba rutayizamu bo baracyari kuri radari ni benshi. Rayon Sport kandi yamaze no gushyiraho uburyo bwo gusinyisha rutayizamu bareyo. Icyo kintu mukimenye, yamaze gushyiraho uburyo bwo kuba mwasinyisha rutayizamu wanyu mukunda kandi mwemera. Reka mbabwire ubwo buryo. Nawe niba ufite 100, niba ufite 500, niba ufite 1000, niba ufite 5, niba ufite 10, niba ufite 50, niba ufite 100, niba ufite miliyoni, niba ufite aya mafaranga yose washyiraho arajyaho. Kandi ntabwo ari ngombwa ko uyakiriraho umunsi umwe. Ushobora kuba warapanze ukavuga ati ngiye mu buryo bwo kugura umwataka muri Rayon, nzatanga wenda tuvuge 5. Umunsi wa mbere ugatanga 1000, undi ugatanga 1000, undi ugatanga 1000. Deadline ntago twayitindaho, twavuga ko deadline namwe mugomba kuyumva. Hari igihe cyo gutangira shampiyona, hari igihe cyo gukina Sekafa. Bibaye byiza wayatanga hakiri kare cyane, ukava mu bintu byo kuvuga ngo nzaba ngira oya. Akayenyeri mwari mugategereje kamaze gusohoka. Dore uko biteye rero, dore uko gakora ubururu bwacu, agaciro kacu. Urakanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri kode 02 8 03 urwego. Nukuvuga ngo nta nubwo baragukata, nta nubwo bakata rwose kohereza hano kuri kode. Niba ufite 100 uraryohereza ari 100, ntabwo barakubwira ngo 20, oya uraryohereza ari 100. Hanyuma abo ni abantu bari mu Rwanda. Abavandimwe bari muri diaspora barimo bitwa ba Fisto rwose USA, aho ngaho butwaye ibikamyo nawe ndakureba cyane. Abarimo ba Fisto umukunzi wa Rayon Sport rwose
twaganiye nkumva zimurira ya kera n'ubu ngubu nubwo atari mu Rwanda arayikunda cyane, yanyandikiye dusesengura Rayon Sport. Namwe mushobora gukoresha iyo nimero ngiye kubabwira ariyo 078 28 63 89. Iyo ni nimero ya Rayon Sport wakoresha uri muri diaspora ugakandira Rayon Sport akanyenyeri ikabasha gusinyisha rutayizamu we ari mu maboko yanyu. Ariko nanjye inimero yanjye biri mugize mwaba diaspora mwe nimero yanjye mwagiye mwireba ijisho ryiza ko nukuri Imana izabahemba. Muri iyi minsi noneho mfite n'igiporoje kiremereye, buriya nimero yanjye mwirebye ijisho ryiza Imana ntabwo yazabahemba koko. Mukandira Rayon Sport akanyenyeri kwanza kuri rutayizamu, noneho nimara kwireba ijisho ryiza nanjye urindebe, warindeba none cyangwa se ukazarindeba n'ejo bundi. Izo nizo signing cyararo mbaye mbabwiye muri uyu mugoroba. Reyo ikimara kubona amafaranga uyitwaye nuri musanga arahita agaragazwa nk'umukinnyi mucyo w'ikipe ya Rayon Sport. It's a deal done. Twarabivuze ko byamaze kurangira. Ahangaha no more waiting, nta kundi gutegereza. Ubwo nicyo nsobanuye. Hari abo numvishe bavuga ngo Eritatu ngo mukura ngo byagoranye ngira bahazuberi gusa. Yewe we mukire birarura. Ubuse nuwe mukinnyi Rayon wakuva ko Rayon Sport mushaka ekipa kinaka akavuga ngo yamwimanye. Wamwimana nibyo, ariko nawe yaguhombera. Abo bakinnyi bombi n'aba Rayon Sport. Kwizera Olivier Gishweka nawe nuko niyo sansa arimo, magomba kuza guhita bagaragazwa. Ndayishimiye Richard akazoza ke ntago karasobanuka, bishobora kuza kugorana, ariko ubwo nizere ko nawe afite andi ma offer, nizere ko afite izindi offer, akaba ariyo mpamvu yakomeje kugenda atoroshya ibintu. Akaba ariyo mpamvu yakomeje kugenda abikomplika. Hanyuma kandi muri Rayon Sport ntabwo nabura kubabwira ko uwitwa Bikorimana Gerard usanzwe ari SG wa Rutsiro ari mu biganiro bya nyuma na Rayon Sport mu kuba yagirwa umukozi ushinzwe iterambere rya ruhago mu kipe nkuru y'abagabo ndetse n'iz'abato. Uyu munsi Bikorimana Gerard yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bwa Rayon Sport byabereye ku biro by'ikipe mu Kiyovu, ndetse bagira n'ibyo bemeranya ku masezerano. Bikorimana Gerard yasoje amasezerano muri ekipa ya Rutsiro, ndetse amakuru ahari avuga ko ikipe ya Rutsiro FC itari yiteguye kumwongerera amasezerano. Nta yindi rero Bikorimana Gerard wagize ibihe byiza muri Gikundiro ashobora kuza kuyigarukamo nk'ushinzwe iterambere ry'umupira. Sinzi niba rero Bikorimana Gerard mumwemera kubera ko Rutsiro Gerard nubwo Murera yakuzana, ariko wahemukiye Rutsiro Gerard yaragiye ayigurira abakinnyi b'imifungo. Wenda ikiza nuko ahangaha muri Reyo nta hantu yaba ahuriye by'igura n'igurisha ry'abakinnyi, nawe yaba ahuriye nabyo. Ariko Rayon Sport mu cyo yakoreye Rutsiro n'ubu Rutsiro iracyaboroga, iracyarira. Ariko ibyo ntago byatuma niba muri Reyo babonye iryo terambere rwose yarishobora, why not, yagira gutya rwose bakigaragaza bakamushyira muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero bitanijwe ko umwenda wa Rayon Sport nawe uzagera mu Rwanda hagati ya tariki 13 na tariki 15 z'uku kwezi kwa karindwi. Bivuze ko uzazaho byibura mbere y'iminsi 3 yuko Rayon Day ikina. Waramutse uje hari bitameze neza bazawusubizayo, bongera bawudesigninge ku buryo Sekafa cyangwa se championnat umwenda uzaba umeze neza cyane. Rayon Sport yabona amafaranga muri iki cyumweru. Ubwo rero twebwe turacyari hano mu karere ka Gicumbi, nkuko mwatwoherejeyo tugomba kuzabakurikiranira byose. Nta kintu na kimwe atwifuza ko kizava kuri stade y'akarere ka Gicumbi. Ubwo rero ndabasaba gukomeza gukora subscribe ahangaha
kuri Viva Rayon Sport TV, rwose mukalayikinga, rwose mukagira batya mugasharinga, mugakomantinga. Murumva ko natangiye bwa buryo bwacu bwiza bwo kongera gusoma comment, ibintu byose bikagenda neza cyane mu buryo bwiza. Rero reka njyewe mbashimire, muze mbifuze kugira ibihe byiza. Turacyari hano, ntacyo muzaturana. Nitwa Tuyishime Gilbert, bye bye, mu bindi biganiro.